dukomeje rero naringeze kuvuga ngo icya mbere twari tubonye ninde utanga impano ni Kristo atanga mwuka wera uwo niwe uzana izo mpano mu muntu mu wizeye. Ikindi ubwo zireba bizeye gusa, ni ukuvuga ngo umuntu utarizera nubwo yaba azi gucuranga ate, nubwo yaba azi kuririmba abantu bakarira, ibyo ngibyo n'abari abahanzi bose baririmba abantu bakarira, na ba bandi ba Michael Jackson bajyaga baririmba hari n'abantu bapfaga bikabarenga bagapfa. Ibyo rero naho bihure n'impano y'umwuka wera. Okay? Impano y'umwuka wera kandi iza mu itorero, ntago ari igicuruzwa cy'umuntu ku giti cye ajya hariya ngo azaza akiza abantu indwara ngo hanike ibyapa. Nta munsi n'umwe wari kubona intumwa zakoze ibyapa ngo tuzahurira wenda mu izindiro mwese muzaze hari igitaramo cyo gukiza indwara. Reka so ntago zigomba nyine kuba gukoreshwa nabi ko zitagenwe ngo abantu bazigire. Gusa si ubwa mbere byabaye. Reka noneho turebe, si ubwa mbere bibaye abantu bazikoresha nabi, kuko Bibiliya zigaragaza ukuntu abantu bigeze kuzikoresha nabi. Itorero ry'i Korinto, Pawulo yandika yari arimo akemura nyine ibibazo by'itorero ry'i Korinto. Pawulo yandika mu bibazo yakemuraga harimo kurya nabi ifunguro ryera, hari ukurya ibyaterekerejwe bakagusha abatarakura mu gakiza, kuko ubundi kubirya ntacyo bitwaye nyine ku muntu wamaze gukura mu gakiza, kuko kuri twe Imana ni imwe. Rero waba yaterekeye ibyo yaterekeye byose aba ari imagination zo mu mutwe we yaterekereye, ariko nta mana yindi ibaho, rero ntacyo byagukora. Ariko ntabwo dukwiriye gufata ubwo bwenge tuzi ngo duhime abatabyumva bazi ko ari ikibazo. Noneho rero Paul hari ikibazo mu itorero ry'i Korinto, bigaragara ko agenda bakabukira nyine. Hari n'aho ababwira ati ariko ni gute mwirata mu gice cya 3 ngo umwe ni uwa Apolo ngo undi ni uwa Pawulo, njyewe na Pawulo ninde wabapfiriye? Ku gice cya 6 hakaba babwira ati ariko ni gute mugira amatiku hagati yanyu ubwanyu mu itorero ku buryo bigeraho mukajya kuburana ku batizera, mukajya gusebanya ngo runaka utizera nadukemurira ikibazo dufitanye abantu babiri bizera. Ikindi ni henshi agenda bagaya, hari n'ahavuga ati mubaye abakamere rwose, hari n'ahavuga mwitwara nk'abakamere, hari n'ahavuga mu gice cya 5 ati koko muri mwe hakavugwamo izi ngeso z'ubusambanyi ngo zitavuga no mu bapagani. So Paul rero yagendaga akabukira, hari ibintu byinshi bitari bimeze neza mu itorero ry'i Korinto. Paul rero umwuka wera amuvugiramo, none haza kuzana, ariko umwuka wera urumva bafite byinshi agamije yandikisha ibyanditswe byera. Si ugukemura icyo kibazo cyonyine kiri mu itorero iryo ngiryo, ahubwo ni no kugira ngo mu isi yose bazamenye uko bitwara mu gihe hari abafite impano muri bo. Si icyo gusa ariko no kugira ngo tunamenye izo mpano ko zibaho n'izo arizo. Rero hari igihe umwuka wera yazanaga inzandiko za Paul hafi ya zose aba arimo addressing ikibazo runaka. Ni umusaza umwe Spurgeon ajya kuvuga ngo avuga ukuntu abantu handitse abantu bakeya kuri mwuka wera, ibitabo byanditswe bivuga kuri mwuka wera n'uwo ari we n'ibyo akora. Avuga ngo yaba harabayeho controversies, harabayeho debates nyinshi, kuko iyo habaga impaka ku Kristo ari we, ese Kristo ni umuntu cyangwa ni Imana, ese ni umuntu 100%, ese ni Imana 100%, ese ubutatu butagatifu ni iki buvuze iki. Iyo habaga abanyabinyoma bashaka kubyuzuza mu bantu, abana b'Imana barahagurukaga bagakora cyane, bityo bakandika ibintu byinshi bikazasomwa n'abana, bikaba cya kinyoma kuba gihari kibaye imbarutso yo kugira ngo abantu bashirike ubute bakore barwanye ikinyoma bandike ukuri kwinshi. Bityo rero akavuga ati mwuka wera nawe n'impano ze, yaba harabaye ibibazo byinshi mu itorero bijyanye nk'ibyo, nk'uko Augustine muri 354 hafi 354 400 yarwanaga na Pelagius bapfa free will, cyangwa se bafite ibintu byinshi original sin, ibintu byinshi. Ariko ikibazo kikaba ari icyo ngicyo, cyangwa Asanagius n'abandi bose iyo hazaga ikibazo umuntu atangiye kugoreka ukuri, barahagurukaga bakarwana nawe, bityo bikavamo kwandika ibitabo byinshi bagasubiza ibibazo byinshi. Umwuka w'Imana akabaha ubumenyi bwinshi, bakabusharinga itorero rigakomera. Nawe ikintu rero nta muntu ukirwanyije ngo agicurike, hari igihe abantu baba banebwe.
nibyo Spurgeon yavugaga. Rero Paul rero nawe Imana izana icyo kibazo ikibazo kizanwa na kamere mbi y'abantu bo mu itorero ry'i Korinto. Noneho Paul Imana imuhagurukiza kugira ngo yandike akirwanya, asobanurira ukuntu ibintu bikwiye kugenda, uko mwuka w'Imana yabigennye ko bikoreshwa. Impano rero zamye kuva kera ziba igisitaza kubera kamere muntu. Buriya Bibiliya ivuga ibintu idaca ku ruhande, ikavuga ngo amategeko y'Imana ni meza aranera kuko agaragaza Imana iyo ariyo, ngo ariko hari ibyo atashoboye kuzanira umuntu kubera intege nke za kamere ya muntu. Buri gihe ibintu byose by'Imana biba ari byiza, kandi nuko bimeze pe. Imana yaremye abadamu n'abagabo babane babyare, ariko umuntu kubera kamere mbi ibyo se cyo bikoresha, havamo ubusambanyi, havamo kwicuruza, havamo, ni ukuvuga ngo iby'Imana yaremye byiyubashye igira ngo bikoreshwe muri kontekste yagennye, umuntu aragenda akabikoresha nabi. Imana igatanga ibiti bizaba bikoreshwa bivuza abantu n'ibiki byose, abantu bakabikoramo ibiyobyabwenge. Nuko ikiremwa muntu giteye kubera kamere mbi. Rero n'impano za mwuka wera abantu barazabyuzinze. Paul ayandika mu Bakorinto igice cya 12 Bakorinto ba mbere, ashaka kwerekana ko badakwiye kugirana ibibazo n'amatiku no kutagira ubumwe kubera impano bafite. Arangije atanga ikigereranyo kimeze nk'uko wabona umubiri uko uteye, ko umubiri atari igice kimwe, hari amaboko, hari amaguru, hari umutwe, buri kimwe gifite akamaro ku mubiri. Ariko nurabona nk'ijisho ryirase ku ntoki, kuko ijisho riraza kureba, ubwenge buprosesinge bwanzure ko ukuboko kurambuka kugafata ikintu. Ati rero nuko mukwiye kumera namwe. Umubiri wa Kristo n'umwe, impano wazigereranya n'ibice bigize umubiri. Noneho rero Paul agiye kwandika agamije kugira ngo ashyire ubumwe mu itorero. Rero reka nsome ku murongo wa 4 w'igice cya 12 cy'Abakorinto. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera muri byose, muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka. Ni ukuvuga ngo izi mpano zizanwa na mwuka wera, agira ngo buri muntu wese uzihawe agaragare ko mwuka amubamo, kugira ngo bose bafashwe. Urumva impamvu si kuri we gusa. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa ni uguhabwa, nawe ubikorera ni impano y'Imana, nta n'ubyigisha undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi wumve, ntabwo ari indimi zitumvikana, ahubwo indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikora muri bo, agabira wese uko ashaka. Ni ingabire, agabira wose uko ashaka. Ibi rero bikura hege. Nta muntu ujya mu ishuri kwiga kugira ngo abone impano y'umwuka wera. Nta n'umuntu uhamagara undi ngo za training bagiye bakora amadini ngo kugira ngo uvaye nkwigisha kuvuga mu ndimi. Ni indimi ze nyine. Iz'umwuka wera ni Imana itanga, igaha uwo ishatse, zigahabwa itorero kugira ngo dufashanye, aho kugira ngo bibe ibidutandukanya, buri muntu yirate ngo ngewe ndakiza indwara, ngo ngewe ngira gutya. Hepfo rero niho turi bugere, agaragaza ko usibye no kuba Imana yarazitangiye kugira ngo mufashanye mudakwiye kuzipfa, ahubwo avuga ko zifite n'iherezo.